Babe. Ubaye iki? Uretse. Vugisha ariko. Oya. Ubaye iki? Babarira. Ko wikanze. Oya hoya. Vugisha ariko. Mukogira ariko. Babarira. Wamvugishije babe. Vugisha. Wijya kure mu bitekerezo. Oya. Se wamvugishije. Yesu we. Vugisha. Ako Diane babarira. Vugisha ariko. Sinzi kuntu wabaye rwose. Nabaye sute. Uko nabaye nukubera ko ngukunda. Wamvishe. Ukareka kujya kure mu bitekerezo. Oya mbabarira ndeka. Akombra igirayo. Igirayo singushaka n'imbere yanjye kwanza kuvisa. Singushaka n'imbere yanjye. Vugisha ariko. Ako se bya wambabariye ko. Ndewe nako gushaka sibyo nakubwiye ko ufite umukunzi. Cyo si cyambere. Ako nanjye ndagukunda. None nkubwiye ko bidashoboka rero bigenze. Nanjye ndagukunda. Babe. Yabaruzi barukoze. Genda. Oya ahubwo reka nigende. Ariko kuro mbabarira nta kintu kimwe ngomba kumbwira ngo unzacyumve ngewe uru ni rwo rukundo wambwiye uru ni rwo rukundo wanyijeje kuki wari uzi kuzambabaza ukageza aho ngukunda bigeze ahangaha basi tuzi mbabarira koro mbabarira ndekura nakubonye niba ari no gutyo wari unateye rwose pe warakoze cyane warakoze kuza mu buzima bwanjye kubwangiriza warakoze kunyicira buri kimwe cyose hejuru yawe nese waretse nkagusobanurira ni nk'icyo ushaka kunsobanura buriya Kamarize reka nkubwize ukuri sibyo urabizi amateka yanjye nawe ukuntu twahuye urabizi ukuntu twamenye urabizi buri kintu cyose tuziranyeho sibyo sinzi nimba na mbere hose mwanya w'ibibonye mu kanya ndi kuko ndabizi n'ibyo byakurakaje sibyo sinzi nimba koko waremeraga ko ngukunda basi mbere ho warabyemeraga ariko kuro urakeka ndi ikigo ry'ibona cyangwa uri kubona ndi igipupa imbere yawe ku buryo mbese nta kintu abonye reka nkubwize ko Diane ntabwo dukundana pe ibyo ntabwo bindeba noneho Diane si n'inshuti yanjye kugira ngo byumve sibyo Diane sinzi ukuntu abigusobanurira Diane we yaje nyine kuhura n'umuntu akamuhagarara muvugana ariko ndahize izina ry'Uwiteka Imana urakoze mbese no mu nzozi mbi ku isi nagira nukurota ngerageza sino kubikora nukurota ngerageza kubona bwa ngo ndagucinya ariko koro urakeka ndi uruhinje rwo kubesha uko wiboneye ibintu niboneye n'amaso yanjye ngiye kabyibonera ubwo se naho mu gihe ntari nakubonyera ukora ibingana iki ubwo nyine Kamariza urabizi ndagukunda sibyo Kamariza ndakwinginze basi nyumva sibyo ntega amatwi nyumve nta wundi mukobwa ku isi y'abazima uretse no kuvuga ngo urabizi ngiye n'abanyakigali ntabwo njya bizi nabo sibyo uramukobwa sinzi ukuntu abigusobanurira nta muntu n'umwe ushobora kukundutira nta muntu n'umwe ufite kugusimbura mu mutima wanjye uri umwe ukanikurikira sibyo koro naragukunze nkemariramo nguha umwanya wanjye wose koro ni ibingibi unyituye muri make ushatse kunyereka ko ndi igicucu mbese kunshuri ku bwonko n'ibyo ushaka umva ndakubonye n'umbo Kamari sheri mbabarira cyane nabonye ufite ibibazo byinshi nifuza yuko twasangira agacupa nareba ko ibyo bibazo byawe byagabanuka ko umugabo n'usoma icupa nyine akareba ko ibibazo byagabanuka Diane se wagize ngo ibibazo mfite aka gacupa kanabinwa abagabo barabona iki abonye Kamariza se ko kundi nabikubwiraga ariko guca inyuma ibyo tubyihore ntabwo byoroshye nyine ibibazo bari byinshi cyane ndabyumva biba ari byinshi ariko njye nakubwiye ko ngukunda wanga kubyumva wanga no kubyemera wabona ukundanya ku gahinda muntu ufite kashi gahinda kashi kamarwa n'urukundo rwawe sha Diane ibibazo ubona bafite biba ari ibibazo byinshi cyane sibyo kandi inshuro nyinshi nta nubwo uri kubona urukundo gusa ibintu byinshi bigoye rero ntabwo agahinda gaterwa n'urukundo gusa hari n'ibindi byinshi cyane nyine biteguye nzi yuko agahinda kababaza cyane ari ako rukundo karakubabaje se Diane
karambabaje kuba nkunda umuntu akaba atari kwemera ko mukunda nimba ndikubeshya. muri make ubabajwe nuko ntari kwemera yuko dukundana. None se ubwo Kamariza we yababara bingana iki ndamutse musize nka gusa? Ariko Kamariza arakugira agiye guca inyuma nuko utari kubyemera kandi uzagenda ubibona gake gake. Yane shaka umugani yerekaniye inywera hagati yo kuzima bwacu. Naho ubundi se ibibazo byawe na Kamariza nta sinzi ntacyo navuga nakubwira sibyo? Gusa kuvuga ngo wenda ngo ibibazo ufite byaganwa n'urukundo rwawe ntabwo ariko byumva nta nubwo ari nako bimeze rwose. Wenda ukuri kuvuga ngo none kumbwira ngo arandyarya mu isi birashoboka sibyo? Kandi burya niyo yanabikora ntabwo nakwemera ko yabikora ku bw'ubushake sibyo? Ahubwo ngiye navuga ko ari nk'amakosa yaba yakoze kandi nyine wenda ikosa si ugukosa ahubwo ikosa ni ukudakosora ibyo wakosheje. Kamarira ibintu bya burage na story tubireke. Ariganya nkumbura story zawe nawe. Yo wajanga umusozi umva uba ufite inkuru nyinshi. Ariko noneho mbwira da. Tega amatwi. Ntago zabura. Wavuye kwizima uramuja amavura basi ko ntari biryiwe. Sibyo? Ukamuha umwanya akagusohokana nkuko babishaka. Ugakomeza ibintu byo gukomeza wihagararaho nyine wigize undi muntu wundi wo mu rundi rwego rwo hejuru. Se urabona ibira bintu bikubereye. Ako parabasi kuki yakomeje kuba parabasi? Mwese parabasi. Usoze parabasi, uciye parabasi, usetse parabasi. Parabasi byagenze bite? Erega aragukunda. Ese umuntu yakwemera gufata umwanzuro wo gusohokana gute kandi atagukunda? Noneho bigeze no kurwego kubwase ko agiye kunsohokana. Yego mana yanjye. Kagira inkuru rero. Ngo nabyo se ari wambwiye. Ariko none usigamisha amakuru. Se Kamare kubona umaze ku mukobwa mwiza. Urakeye. Dushanete tugezeho dusirimu. Ibi byango buhagaze. Urabona ko umaze kuba umusirimu. Ni gute udashobora gutuza gushyira umutima wawe hamwe wumva utuje umeze neza. Uramuja mu mwanya. Umva. Urabizi inshuti yanjye pe ntabwo naguhisha. Uriya mutipe niba ageze ku rwego rwo kumbwira ko yansohokana atabimbwiye. Kamariza n'umuntu mukuru niyo yanabikora byari ukwera impamvu bivuze yuko yanakwigarura. Muri make ndamwizera cyane ku buryo se wakomeza gukunda umuntu kurya. Ntago mbibona. Uzagenda ubibona. Oya nyine sinzi ukuntu mba mbyumva pe. Gusa nyine agahinda afite ko Diane ni birebire. Ndabyumva ni birebire sinzi kwako gahinda kameze ariko ngewe ndumva tubaye dukundana njye ako gahinda kashe kubera ko nyine ntaye makana. Ya nagaru kubera ko mutaye makana. Banabyumvise Diane. Ariko umenye yuko mbere yo gukunda twari turi n'inshuti. Okay ndanabigushimira cyane sibyo? Uri inshuti nziza pe. Hagati rwose ndabigushimira uri nziza uranganiriza ungira inama ariko mu nama ngira sibyo? Ko kantu ko kuzana Kamariza mu bintu byacu. Aya rwose ibyo rwose byihoreye. Wenda nyine yego pe sibyo? Ndumukene ndabizi. Ariko nanone nkuri igishoboka cyose ngo gira ikintu ngeraho subize. We nose baseka mubaze. Mbere yuko ujya mu mujyi ukanziga muri iki cyaro kiwacu. Ukuntu watsize ni kumbona. Ntabwo ariko nkubona ariko ndeba ukuntu watsize kumbona. Uko waba umeze kose ngenda nakunda n'umutima wanjye wose. Utazi Kamariza rero wabikumbona cyumuna. Erega ndabizi impamvu uvuga ngo ntabwo byashoboka ni ukubera yuko ari umunyacyaro twese higo. Urashaka kuvuga ngo nuko wenda wagiye i Kigali urasirimutse warasutse. Ntabwo ari kubera ko nagiye i Kigali ngo nsirimuke. Nta nubwo urukundo rurebera kuri ibyo. Ngiye gukunda. Ariko none se reka nkubaze. Ngubu ndamutse nkwemereye. Okay reka mvuge ko wenda hari nkwemereye sibyo tukakundana. Hari mutsaje undi mukobwa ku ruhande nawe akambwira nk'ibyo mbwira nawe nk'umwemerera byagenda we wakwimva. Nakimvute. Ese uwo mukobwa wamwemerera bigenze wenda njyewe ndatwara inshuti twarakuranye. Hari byinshi nguziho hari byinshi nzi. Ubwo ntabwo yakumvika ngo upfa kubyumva ariko njyewe ndahari. Kimye ko bivuze neza. Uravuze ngo ntabwo byakora yuko yankomveka ngo musige sibyo? Kandi nyine niwe nibyo ushaka yuko nkora.
oya kuki ushaka ko nsiga Kamariza nkagusanga? ntabwo ari byo nshaka gukora nuko ngiye Kamariza bitewe n'uburyo namubonye ntabwo gufitiye ako njye nako kantu kumbwira ngo namubonye ntabwo mba numva iki kintu kandi uzagenda ubyibonera gake gake ibikorwa bizagenda bikwiyereka kumbwira ibyo ibikorwa byo ntabwo kereka hari se ubu ntabwo byageze bibi namuboneye n'undi mugabo kandi nabwo yemerewe guhura n'abandi bantu yemerewe kuvugana n'abandi bantu yemerewe gukora buri kintu cyose ariko nyine ubwo ngenda rubona hajya ubwanjye ngenda rubona erega burya ngiyewe n'ukuntu meze impamvu mubwira yuko nyine niyo y'abakinnyi ntabwo ko kuba ntabirenze ntabwo nkunda umuntu kuko nkunda we ngiye mukunda kuko bindimo kumukunda ngiye bindimo niyo yananya ngakwanza ngiye nakomeza ku buryo wamubona n'undi muntu ukihangana. Kamariza n'amateka yanjye Kamariza n'ibintu byanjye ibyo byose byanjye siko Kamariza twanyuranye mu bintu udashobora no gutekereza rero ibyo mbwira ku mugani wawe wenda kagacupa ari ikintu kari bwamfashe shaka nanagushimiye wakoze rwose reka twinywere nta kibazo ngiye bimbwa inshuro nyinshi ndakomeza ndabyanga ariko se tuzajyana mu ruhe rwego ntari girlfriend we tuzagera mu ruhe rwego yego kuba nkunda ndabyumva pe ariko ngiye ntago ndagera ku rwego rwo mukunda ngusaba ikintu kimwe ndakumva mutazama cyakoze nimba ubizi neza ko yabikubwiye bikwiye ku mutima we uzanyemerera tujyane uramujamana inshuti yanjye bishoboka mu rwego rwo hejuru ndikumva nta nubwo ushobora kwanga kukumvira cyangwa ngo mwumvire ngize amahirwe nuko mwahuza okay nagusabye kuba uzaba uhari nzaba mari cyane kuko ngiye uriya mutipe ndamutinya ngiye mba ntekereza ko niba apanze kunsohokana njye nyine ntekereza ko yanangirira n'abarega ese naba nzi impamvu ari gukomeza kunyikururaho ngaho ari kudufasha buri kanya ngaho ari kuduhahira ngaho reba intebe yaraguze ngaho amarido yaraduhinduriye wowe shyira umutima hamwe utuze umwumve kira kitu buri kimwe cyose ndikumva dukomeze tugendane ngiye buri kimwe cyose nzaba nkuri inyuma nzaba ndi hafi yawe nta kibazo na kimwe uzigera ugira kandi mpari mbara mbwiza ukuri ibintu Moses arabizi yuko Barabas afite gahunda kunsohokana kundo twasangiye ubukene twicaraga ku irembo nimugoroba ukambwira uti urukundo rurahagije ingabizera n'umutima wanje wose imisozi iwacu